ready kabisa. Ladies and gentlemen, it's your boy Mirage on Mirage TV show, the place where tomorrow's brightest stars shine today. Here we celebrate raw talent and untold stories of the next generation. Come and join us on a journey of discovery, creative innovation as we give a voice to rising innovator, inventor, dancers, singers, everyone who is ready to change the world. Guys, nkuko mubona imbere kuri screen yanyu dufite abajama babiri na abasore beza dore bambaye amadurag barasa neza barakeye muri make ni byamamare ndagira ngo batangira bigira kugira ngo umenye ngo uyu munsi Mirage atuzaniye nde tugiye kuganira nande badufitiye iki bagiye kutugezaho iki ni ikihe kintu gisha bafitiye umuryango nyarwanda twahera ku ruhande rw'iburyo utwibwira ubwira n'abafana bacu uwuriwe. So banyita Rush Dancer dumubyinnyi Huye and na dance modern. Yego niwo ukurikiyeho banyita Bingo Dance. Bingo Dancer Bingo Dancer. Bingo Dancer Ndo umubyinnyi w'ihuye. Yego nkabyina Modern dance. Ego bakunzi ba Mirage aba bantu ndakeka Rush isogambere mubona ko n'ushize namubazaniye haje nditwa Bingo dore no musore mwiza gusa ukarashinga ntango byemewe ni mwiza arakeye na Rush muramubona yikoze ibyangwe ni byose aba nababyinnyi bo mu karere ka Huye nagushishikariza kubamenya kuko ibyo bakora bikora kinyamwuga kandi bamaze gutera imbere umunsi ku munsi berekana urwego rwiza ndetse n'abakire muri no mugi bagoye kwagirira icyizere bakwiye kwagirira icyizere bakaba akazi bakigaragariza abaturarwanda kandi namwe bakabinjiza bakira kuko ibyo bakora bikundwa na benshi. Rush ubushize tuganira ambwiraga yuko kubyina hari aho byaguke naho byakugejeje kuva aho duhuriye hari improvement yabaye cyangwa waragiye tusinzira abantu ntibongera kubona ukundi ntabwo bivaho sigaye ndi mubi cyane guys ndi mubi cyane binarenze kabisa. Rush nko tuvuga kuntu twakoze interview ubushize utubwira ko utwika ubutare bose bakuzi ese hari ikintu byakumariye kuza kuri Mirage TV show byakumariye ikintu ni iki kisumbuyeho ku buryo rusanzwe umeze? So ikintu cya mbere nabashije kubona fame nabonye fame abafana nyine bariyongera man mbasha nyine no kuba nabona support nyine mbasha kuba nabona abantu bamagara nje kubakorera so nyine Mirage TV show nyine yarabingoreye kabisa ari ikintu ari itafari yashyizeho ku muziki wanje nyine kabisa. Ubushize ngo kuri kumwe na best dancer ariko uyu munsi nawe watuzaniye undi mujama mushya uyu nguyu rero sasa watubwira ko ari mu ntoki noneho abyina kuri uwo rwego. So murabona akantu k'agasura kajya kubamo yegiriye ni petit frère arankurikira so nyine nawe no umubyinnyi kabisa abyina dance modern akubita amapaya dance ni mubi ku mapiano ni mubi bya dance Bingo Dancer Bingo bya dance. Wowe wisanze ute mu mwuga wo kubyina musanzwe mubyinana cyangwa wajoininze nyuma yuko babaye ibyamamare banyuze kuri izo ekara za Mirage TV show? twari dusanzwe tubyinana narabibonaga nkabikunda cyane naza mbikora nkabona ndi kubyiyumvamo nanjye nibwo naje kuza tambyinja. Rush uko nyuma mbikubwira iyi video izagira ku bantu batandukanye cyane ari ababyeyi ari abavandimwe ari inshuti ari umuryango ndakeka ko nkuko wakoze ya mbere kajya utakekaga nise kujya ahantu udakeka byanyabye by'umwihariko nka sheri wawe ni iki wamusaba mu gushyigikira mu mpano yawe? Nababizi barabizi nyine nawe agomba kunshyigikira uko byagenda kose. Mu buhe buryo rero? Suga bebe wayabura ukuntu akuzishyikira mani nyine agomba kukuba hafi nyine anaguha motivation buri kimwe nyine arakigukorera kabisa. Yego ese ubundi ubona ko kuri hafi no mu buzima busanzwe nk'umujyanye n'impano yawe ari umunsi n'umwe yakubwira ngo ijya gukora practice? Ashaka kubaza ati se wagiye gukora practice ahubwo nagiye kuzikora nicyo kibazo. So urumva nyine ko atakwibura nyine ngabure kumbwira ati wagiye muri practice ko utagiye muri practice nyine nabyo nyine akabimenya kabisa.
ndakeka ikintu cyo navuga nyine ku muntu nyine dukundana kabisa abagomba nyine kuba bizi kandi abura byari byo nyine kabisa. Yego bingo ugira sheri oya ndisingo kuki uri singo uri mwiza gutyo bipfira urashobotse cyangwa ntushobotse? ndashobotse ariko nyine ntabwo byari byagerwaho. Icyambere ni ukubanza ukazamuka ibindi ibirangaza ukabishyira inyuma. Yego ni ubwa mbere ukoze interview cyangwa arahandi waba warazikoze? Ni ubwa mbere. Yego niba ari ubwa mbere ni nk'iki wasaba inshuti zawe umuryango cyangwa n'undi muntu wese ukurira ibintu nabasaba ni ukunshyigikira no kunkurikirana cyane no gukurikira Mirage TV show. Yego hari ukugukurikirana hari gukurikira Mirage TV show hakaba no kugutera inkunga n'inshuti zawe ubundi mu nshuti ufite ni nk'ikihe kintu bajya bakunda kubwira ushoboye mu mbyinire yawe? Mubyinire? Yego ari abo mubyinana ari inshuti n'abakubona bakubwira ko ushoboye kubyina iyihe dance cyangwa iyihe mbyino? Iyihe mbyino? Yego mbyino nshoboye ni nozi amapiano n'izisanzwe nyine zose ndakora. Rush nkuko bisanzwe ubundi iyi video yari nkagaruka ushimye ko kuha ubuhamya abantu aho avuye naho ugeze byanyabyo urugendo rwawe ugezeho ukurikije naho wowe mu ntekerezo zawe ufite kuzagera. Mu ntekerezo zawe hari target ufite sibyo? Intekerezo ufite zaho ukwiye kugera ubona habura iki kugira ngo ugere ku rwego wifuza kugeraho? So ikintu nyine kiba kibana abantu nyine nabo bose barakizi rega umuntu aburi nuzi inspiration sibyo? Ari gihe umuntu aba akeneye nyine abantu bamufasha aba manager. So guys ndajyamba amenyesha ko ubu ngubu nyine aho ndi nari gusa nanone nkeneye undi muntu wundi ugira gute umubufasha nyine sibyo? Akaba yambwiye ati ndakumenyera buri kimwe. Umubyinnyi yitere ibintu abakeneye ibintu byinshi abakeneye kwambara neza akeneye kugaragara neza umubyinnyi agaragara neza ariko yambaye neza. So guys mwese murabizi. So icyo bintu nabyo bikenewe ku mubyinnyi nyine badi gusabwa nyine byinshi gusa nk'umubyinnyi nyine kabisa nk'umubyinnyi nyine bacaka byinshi kabisa kugira ngo gere hejuru. Yego ubundi muri crew yanyu muri abahungu n'abakobwa ese iyo mubonye akazi hagenda abahungu cyangwa mugenda mwese? So ikintu kijyanye no kuvuga ngo abahungu abakobwa gutya twagize nk'akazi ikintu kibamo ni ikintu kimwe cyonyine ntabwo twese tuba turi ku rwego rumwe kandi twese ntabwo duhabwa impushya kimwe n'ababyeyi. Yego hari igihe haboneka akazi twese tukagenda, byaboneka akazi hakagiye abahungu, igihe haboneka akazi kakaba ari ak'abakobwa. So kandi nanone abakirimo n'abana batonya, so ntabwo nyine naza ngo mvuge ngo hakora aba twese turafatanya. Gusa nanone ubushize urabizi ko nakubwiye ko ari njye na Best gukora akazi cyane, kandi Best turakora nyine bya hafi. Gusa nawe dufite groupe dukoramo, gusa dukorana bya hafi mu biyo turimo gushaka mura nyine ubuzima bugakomeza. Nicyo kintu kuko kubyina nicyo kintu kinunze nta kindi. Yego kandi ubona byatuga umuntu bigakunda ubona ubuzima bugenda neza. For sure niba dumubyinnyi nkabashobora kuba nagenda nkagurura ukweto nakuye mu kubyina man. Nkaba navuga ati nambaye kubera kubyina. So urumva ko nimba ikomeza nyine no hejuru urumva bizanungira fame, binungire nyine bizanunga nyine tu. So ni nk'iki wakisabira abakire bafite utubari, bafite amabare, bafite amaresitora, bafite amahoteli kandi batumira ahantu hagiye hatandukanye. Kandi muri izo nama batumira muri ibyo bikorwa bihabera umunsi ku munsi ari gususurutsa muri weekend, baba bakeneye abantu bafashamo. Ni ababyinnyi nimwe na baririmbyi kandi nabo bari mu bagenzi banyu. Ni approach cyane nk'iki mwasaba. Ni nk'iki mwasaba abo bakire, abo bantu bafite ibikorwa byabo bakeneye ko byamara kuko namamaza by the way, kuko nk'ubu janga ukanavuga ati nkorera aha naha abari muri promotion.
ni nk'iki mwakisaba rero abagwizatunga cyangwa abashoramari? So ikintu cya mbere nsaba abafite ubushobozi cyane ko nabivuga abakire nyine batureye nyine baturi hejuru. So wowe ufite akabari ngwino ndebe mamagara duciringe nkubwire igiciro mbyiniraho unzamure kuko nyine niwo makazi niwe boss wanjye. So rero njya kuko nabyinnye, nambara kubera ko nabyinnye, nsa neza kubera ko nabyinnye. So wewe mu kirere wibona impano nk'uko nguko nyine kandi uzi ko ufite akabari ufite buri kimwe nyine sibyo. Dumfasha rwose umfashe uzamure tara yanjye nawe nzamura akabari kawe kubera ko nago nyine nabura kugira nyine so nyine dufashanye kabisa nabo bakire batuzamure kabisa. Yego Benko, wowe wumva uteganya kugira hehe kubw'impano yawe? Nyine numva nteganya kure cyane ku buryo uzankomokaho azasanga naramusigiye nawe ibyo azaza akora, tazaza ajya nk'ababandi bajya ku muhanda nyine bakarara mu biraro. Ese wowe wumva ko kubyina byagutunga cyangwa ubikora nko kwishimisha? Oya, kubyina byatunga na buri muntu wese ubishaka.